Ngira ngo murabona ko muri dashboard zacu baduhayemo amakuru mashya cyangwa se amatangazo mashyashya, kandi navuga ngo ni amakuru meza arimo. Bari kutubwira ko sisiteme yacu cyangwa se umushinga wacu ukomeje kwagura imbago cyangwa se kwagura imipaka cyangwa se korohereza abantu bose bagenda bifuza kuzakoresha PIN. Ubundi ubusanzwe umuntu wakoze KYC akabona na migration niwe wari wemerewe kuba yakohereza cyangwa se akakira PIN, yakora transaction, yagura ikintu wakishyura PIN. Ariko ubu sisiteme bari gutangaza ko hashyizweho ubundi buryo bushyashya bwo kuba umuntu wese wamaze gukora KYC igapasinga neza ikaba approved, ndetse n'uwaba akiri mu cyitwa tentative ni igihe ukora KYC ariko bakaba hariho hakiri urujijo, batari bemeza neza ko ibaye approve, batari baguhereza migration. Abo nabo bavuze ko bitababera imbogamizi yo kuba bakoresha PIN. Hari uburyo cyangwa se inzira bacamo ku buryo konti zabo zaba active ukaba ushobora gukoresha PIN. Ni ukuvuga ngo hari n'ikigo cyitwa Bansa, twabivuzeho ubushize, kimaze iminsi twari twabonye muri P browser ariko twari tutarabona itangazo riri officiel. Ni ikigo cyamaze gukora KYB, muri make cyamaze kuzuza ibisabwa kugira ngo kigirane partnership cyangwa se ubufatanyabikorwa na PIN. Urumva rero icyo kigo umuntu azajya akoramo KYC, nukora KYC ugire ikemerwa, noneho uhabwa uburenganzira bwo kuba wakoresha PIN nubwo migration yawe yaba itari yaba. Uba ushobora kuba wagura PIN ahantu runaka cyangwa se mu ma exchange ukazihasha cyangwa se ukazikoresha ikindi kandi utari wabona migration. Ikindi bagarutseho ni uko n'ubundi hari ibindi bikiri gutunganywa, bizemera ko umuntu utigeze amayininga, utari umupiyoniye, ashobora kwakitiva wallet yiwe kuri blockchain, akaba nawe yakora transaction uko ashaka kandi atarigeze yitwa umupiyoniye, atarigeze amayininga. Ni ukuvuga ngo intego ya PIN ni uko iri faranga rya PIN bateganya ko rizaba nyine ifaranga ry'isi yose, ifaranga ry'umuntu wese, umuntu wese yisangamo. Twebwe twiswe abapiyoniye kuko nitwe twabanje kumenya ayo makuru, ariko nk'uko abantu bazi idolari, iyo ubwiye umuntu idolari bitamutungura, uko niko mu myaka iri imbere kubwira umuntu PIN rwose azaba yumva ari ibisanzwe. Kandi ngira ngo mwabonye ko urwego PIN bashaka ko ikoramo, PIN igomba kumenyekana kurenza uko mobile money na Tigo Cash tubizi twebwe mu Rwanda. Haracyari abantu bake ushobora kujya kuguraho ikintu cyangwa se gufataho serivisi, wamubwira ko uramwishyura kuri
mobile money cyangwa se kuri Tigo Cash cyangwa se Airtel Money yenda cyangwa se kuri Momo Pay, ukabona ntabyumvise ntabyakiriye, ntiyishimiye ko iyo transaction. Ariko ubukangurambaga buzakomera ku buryo abantu bazamenya bakamenyera pi kurusha uko uyu munsi dukoresha mobile money. Niyo vision y'umushinga mu gihe kizaza. Ibi bintu byose biri kuvugwa, ibi byose bitugeraho, ntabwo ari itegeko kubikora, ntabwo ari itegeko, ubikora ku bushake bwawe, uri umupiyoniye, ukaba nta yandi mabizinesi wenda gukora hakiri kare, ukaba utegereje ko pi zawe umunsi pi zagira agaciro gafatika aribwo uzazibyaza umusaruro, wakwituriza ugategereza KYC yawe, ugategereza immigration, nuko. Kandi akenshi hari igihe nyine umushinga uza ukazira isi yose, ariko ukabona twashyushye no mu bintu bisa n'ibitatureba bisa n'ibitatureba rwose. Urwego turimo twebwe hano iwacu, navuga ngo ni urwego rw'uko twebwe tumeze nk'abagenerwabikorwa mu mushinga, twaramayininze, dutegereje ko umushinga uzahabwa agaciro, yenda tukaha ibyo tugura tukikenura dukoresheje pi. Ariko abantu bari ku rwego rwo kuba bakwirengagiza pi bamayininze bakajya kurangura izindi bakazisitoka, ni bakeya, nabo bigerageza ni bake, muri make ni bake. Ubwo rero njyewe mbona bitanatureba cyane, ariko ni ngombwa kubimenya, ariko ntabwo ari itegeko muri make. Kavuga ko ntabwo ari itegeko. Banasobanuyemo impamvu migration zigenda gake. Migration zigenda gake kubera ko babanza gukora check up, banza gukora igenzura n'igerageza kugira ngo abantu bacitinga cyangwa se abantu batirishe cyangwa se abantu bazana uburiganya muri systeme cyangwa se amanyanga batazabemerera gukora izi transaction. Nta kindi bisaba rero amagenzura maremare, niyo mpamvu migration igenda gake. Noneho kandi banavuze ko igihe uzafungura application ugasanga igihugu cyawe kitarimo, ntabwo iyi third party cyangwa se iyi proje imeze gutya, hari ibihugu batari bayemeramo, muri make itari gukoramo. Ikindi bari kuvuga ko nyine uko iminsi igenda iza, ariko umushinga uzagenda wagura izindi mbago. Hari ibigo bitandukanye bizajya byifuza gukorana na pi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bakavuga ngo rero ikigo uzabona kigushishikariza guhaha cyangwa se kugura serivisi runaka ukoresheje pi, ariko ukayisanga kitari ku rutonde rw'ibyakoze KYB. KYB ni know your business. Ni ukuvuga ngo umuntu uziha gukorana n'ikigo kitakoze KYB, ubwo twe dukora KYC nk'abantu, noneho ibigo bishaka gukorana na pi byo bigakora KYB. Uzakorana n'icyo kigo rero azabikore ku bwe. Bari kubwira abantu ngo bazitonde gupfa gukorana n'ikigo icyo ari cyo cyose kikubwira ngo zana pi zawe tuguhe ibi n'ibi, kandi kitabaye verified muri systeme, kitaremeranijwe imikoranire nyayo muri pi network. Ubwo rero umuntu ibibazo byose azahurirayo nabyo azabyirengere muri makeya. Yego. Ibi byose ndetse n'ibindi, iyo ni incamake mvuze, biri kugaragaza ko turi kugenda tugana aharushaho kuba heza,
kandi abasobanukirwa neza bamaze kubona ko umushinga wacu nta ngaru n'imwe irimo, ahubwo icyizere kiracyari cyose, kandi dukurikije update tugenda duhabwa, muranabona ko hari abantu bataryama, hari abantu badasinzira, bari mu myiteguro yo kugira ngo tuzaryoherwe. N'ubundi rero iyaba natwe twari dukomeje kugira icyo cyizere. Murabona rwose ko yamaze kuba amafaranga deja, yamaze kuba amafaranga, kandi uwitwa Jado yigeze abivuga kera, avuga ati ijwi ryanjye rigiye guceceka kuko ibintu bimaze kuba amafaranga, hari n'uwahagwa hari n'uwakubaza ngo uri kunshakaho iki, ko arizo nimayiningiye, uri kumbwira iki, urambaza iki? Ngayo nguko. Kera mu bihe byashize nigeze nkora ikiganiro hano ku rubuga, ndababwira nti ntabwo ari inzoga y'inkera abantu birirwa bingingira abantu. Kera iyo umuntu yataraga inzoga bikarangira ibaye inkera ntishye neza, yahamagaraga abahisi n'abagenzi kugira ngo baze bayimukurire aho ngaho, ntiyabaga iryoshye, nta mucuruzi wari kuyirangura ngo ajye kuyicuruza, nta gaciro gafatika yabaga ifite. Yahamagaraga abahisi n'abagenzi kugira ngo baze bayimuvaniraho. Mu kinyarwanda baravuga ngo abaryaza ngo ukubira cyane ugakuramo n'ubugi bwari burimo. Ni ukuvuga ngo rero ntekereza ko abumvise barumvise, kandi abo igomba kuzagira umumaro izawubagirira, n'abagombaga kuyimenya bakazasigara babara inkuru nabo ni uko bimeze. Ahasigaye rero ubwo umuntu wese nyine amahirwe twarayajugunyiwe, umuntu ni uko yaprofita uko ashoboye, ariko kutita kuri nubwo umunsi ubona ntacyo bitwaye, ariko hari igihe uzarugareta, harimo abazicuza. Ngayo nguko. Nanjye mu bantu bari gukuramo akarengero ndi kugakuramo, nubwo atari ubwa mbere mbivuga gutya. Impamvu ni iyi, ni uko abantu bafite imyumvire itandukanye kuri hari umuntu ufata nk'imari, hari undi wifashe nk'ikiryabarezi kandi yari yimayininze, hari undi wifashe nk'iyamutesheje umwanya, nk'iyamutesheje igihe, hari umuntu uri gufata uwamuhaye link ya akamufata nk'uwamutesheje umwanya. Turi kwitwa amazina atandukanye, reputasiyo zigiye zitandukanye. Icyaba cyiza rero turi abantu bakuru, abazi gusoma amakuru ya wajya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ukayasangaho, kandi abazi ni benshi. Umuntu wa mbere ugufite mu nshingano ni umuntu wakuzanye, kandi usibye n'uwakuzanye akakwinjiza mu mushinga, mu minsi umaze ku rugo ushobora kumenyana n'umuntu wagufasha, wagira gute. Ntabwo tuzakomeza gukigakiga, ntabwo tuzakomeza kwinginga abantu. Hari igihe bamwe bagira ngo hari izindi nyungu zibyihishe inyuma, kandi twatangiye kugenda tugiramo n'amarisike. Ubwo umuntu afasha abantu, mu minsi mike umwe wafashije yahura n'ibibazo, akaza avuga ngo akaza abigutura ngo ni wowe bimuteje. Abayobozi bamwe bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo, waba wafashije umuntu, ejo yarangara kuri telefone ye bakamutwara pasifureze, bakamutwara akaza kureba. Kugira ngo tugabanye izo risike rero, natwe tugiye kugabanya kwiruka ku bantu. Ufata umwizerwa wawe, niba hari ibyo utazi, ufata umwizerwa wawe, ajya abikwigisha cyangwa se abigukora, abigusobanurire. Umwizerwa ashobora kuba umwana wawe, ashobora kuba umufasha wawe, ashobora kuba inshuti yawe bisanzwe ibifite ikikurusha. Kandi njye ku ruhande rwanjye nagerageje no kugenda mbarangira abantu bafite ubumenyi bwimbitse buhagije bwazabafasha kurushaho kuryoherwa n'iyi mitungo yacu.
Jyewe uruhare rwanjye mwararubonye, ntago ndi umutekinisiye, ntago ndi umuhanga, cyakora numvaga mfite umuhamagaro wo kubagira inama, wo kubakangurira pi. Ikigero rero tumaze kugeraho, navuga ngo uruhare rwanjye nararusoje, abandi bakeneye ubundi bumenyi ntibazaze kubumbaza rwose. Dufite umuhanga witwa Sowamu mu Rwanda, ni umutekinisiye ufite ibintu wabyize bisobanukiwe, hari n'abandi bagenda babyigisha hirya no hino. Njye nagerageje no kugenda mbaha link yabo mwazajya mubaza amakuru akurikira. Njyewe rwose diro yanjye igarukira hano muri na Pi network, ibindi byo guhuza application iri hanze ntabwo nshaka kubyinjiramo, ntimuzabimbaze mwuka byaramo. Ngayo nguko rero, ariko umushinga wacu aho ugeze hararyoshye, yaba abantu bari birengagije ibibazo bafite bakaba bihanganye gatoya, kuko imbere ni heza. Murakoze rero, mukomeze mu mining. Ngira ngo murabona ko muri dashboard zacu baduhayemo amakuru mashya cyangwa se amatangazo mashyashya, kandi navuga ngo ni amakuru meza arimo. Bari kutubwira ko sisiteme yacu cyangwa se umushinga wacu ukomeje kwagura imbago, cyangwa se kwagura imipaka, cyangwa se korohereza abantu bose bagenda bifuza kuzakoresha pi. Ubundi ubusanzwe umuntu wakoze KYC akabona na migration niwe wari wemerewe kuba yakohereza cyangwa se akakira pi, yakora transaction, yagura ikintu, wakishyura pi. Ariko ubu systeme bari gutangaza ko hashyizweho ubundi buryo bushyashya bwo kuba umuntu wese wamaze gukora KYC igapasinga neza, ikaba approved, ndetse n'uwaba akiri mu cyitwa tentative ni igihe ukora KYC ariko bakaba hariho hakiri urujijo, batari bemeza neza ko ibaye approve, batari baguhereza migration. Abo nabo bavuze ko bitababera imbogamizi yo kuba bakoresha pi. Hari uburyo cyangwa se inzira bacamo ku buryo konti zabo zaba active, ukaba ushobora gukoresha pi. Ni ukuvuga ngo hari n'ikigo cyitwa Bansa, twabivuzeho ubushize, kimaze iminsi, twari twabonye muri pi browser, ariko twari tutarabona itangazo riri officiel. Ni ikigo cyamaze gukora KYB, muri make cyamaze kuzuza ibisabwa kugira ngo kigirane partnership cyangwa se ubufatanyabikorwa na pi. Urumva rero icyo kigo umuntu azajya akoramo KYC, nukora KYC ugire ikemerwa, noneho uhabwa uburenganzira bwo kuba wakoresha pi, nubwo migration yawe yaba itari yaba. Uba ushobora kuba wagura pi ahantu runaka cyangwa se mu ma exchange, ukazihasha cyangwa se ukazikoresha ikindi kandi utari wabona migration. Ikindi bagarutseho ni uko n'ubundi hari ibindi bikiri gutunganywa, bizemera ko umuntu utigeze amayininga, utari umupiyoniye, ashobora kwakitiva wallet yiwe kuri blockchain, akaba nawe yakora transaction uko ashaka kandi atarigeze
yitwa umupiyoniye atarigeze amayininga. Ni ukuvuga ngo intego ya pi ni uko iri faranga rya pi bateganya ko rizaba nyine ifaranga ry'isi yose, ifaranga ry'umuntu wese, umuntu wese yisangamo. Twebwe twiswe abapiyoniye kuko nitwe twabanje kumenya ayo makuru, ariko nk'uko abantu bazi idolari, iyo ubwiye umuntu idolari bitamutungura, uko niko mu myaka iri imbere kubwira umuntu pi rwose azaba yumva ari ibisanzwe. Kandi ngira ngo mwabonye ko urwego pi bashaka ko ikoramo, pi igomba kumenyekana kurenza uko mobile money na Tigo Cash tubizi twebwe mu Rwanda. Haracyari abantu bake ushobora kujya kuguraho ikintu cyangwa se gufataho serivisi, wamubwira ko uramwishyura kuri mobile money cyangwa se kuri Tigo Cash cyangwa se Airtel money yenda, cyangwa se kuri momo pay, ukabona ntabyumvise, ntabyakiriye, ntiyishimiye ko iyo transaction. Ariko ubukangurambaga buzakomera ku buryo abantu bazamenya bakamenyera pi kurusha uko uyu munsi dukoresha mobile money. Niyo viziyo y'umushinga mu gihe kizaza. Ibi bintu byose biri kuvugwa, ibi byose bitugeraho, ntabwo ari itegeko, ntabwo ari itegeko kubikora, ntabwo ari itegeko, ubikora ku bushake bwawe. Uri umupiyoniye, ukaba nta yandi mabizinesi wenda gukora hakiri kare, ukaba utegereje ko pi zawe umunsi pi zagira agaciro gafatika aribwo uzazibyaza umusaruro, wakwituriza ugategereza KYC yawe, ugategereza immigration, nuko. Kandi akenshi hari igihe nyine umushinga uza ukazira isi yose, ariko ukabona twashyushye no mu bintu bisa n'ibitatureba bisa n'ibitatureba rwose. Urwego turimo twebwe hano iwacu, navuga ngo ni urwego rw'uko twebwe tumeze nk'abagenerwabikorwa mu mushinga. Twaramayininze, dutegereje ko umushinga uzahabwa agaciro, yenda tukaguha ibyo tugura tukikenura dukoresheje pi. Ariko abantu bari ku rwego rwo kuba bakwirengagiza pi bamayininze bakajya kurangura izindi bakazisitoka, ni bakeya, nabo bigerageza ni bake, muri make ni bake. Ubwo rero mbona bitanatureba cyane, ariko ni ngombwa kubimenya. Ariko ntabwo ari itegeko, muri make kavuga ko ntabwo ari itegeko. Banasobanuyemo impamvu migration zigenda gake. Migration zigenda gake kubera ko babanza gukora check up, banza gukora igenzura n'igerageza kugira ngo abantu bacitinga cyangwa se abantu batirishe cyangwa se abantu bazana uburiganya muri systeme cyangwa se amanyanga, batazabemerera gukora izi transaction. Nta kindi bisaba rero amagenzura maremare. Niyo mpamvu migration igenda gake. Noneho kandi banavuze ko igihe uzafungura application ugasanga igihugu cyawe kitarimo, ntabwo iyi third party cyangwa se iyi projet imeze gutya, hari ibihugu batari bayemeramo, muri make itari gukoramo. Ikindi bari kuvuga ko nyine uko iminsi igenda iza, ariko umushinga uzagenda wagura izindi mbago. Hari ibigo bitandukanye bizajya byifuza gukorana na pi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bakavuga ngo rero ikigo uzabona kigushishikariza guhaha cyangwa se kugura serivisi runaka ukoresheje pi, ariko ukayisanga kitari ku rutonde rw'ibyakoze KYB,
KYB ni know your business. Ni ukuvuga ngo umuntu uziha gukorana n'ikigo kitakoze KYB, ubwo twe dukora KYC nk'abantu, noneho ibigo bishaka gukorana na byo bigakora KYB. Uzakorana n'icyo kigo rero azabikore ku bwe. Bari kubwira abantu ngo bazitonde gupfa gukorana n'ikigo icyo ari cyo cyose kikubwira ngo zana piza tuguhe ibi n'ibi, kandi kitabaye verified muri sisiteme, kitaremeranijwe imikoranire nyayo muri P network. Ubwo rero umuntu ibibazo byose azahurirayo nabyo azabyirengere muri makeya. Yego. Ibi byose ndetse n'ibindi, iyo ni incamake mvuze, biri kugaragaza ko turi kugenda tugana aharushaho kuba heza, kandi abasobanukirwa neza bamaze kubona ko umushinga wacu nta ngaru n'imwe irimo, ahubwo icyizere kiracyari cyose, kandi dukurikije update tugenda duhabwa, muranabona ko hari abantu bataryama, hari abantu badasinzira, bari mu myiteguro yo kugira ngo tuzaryoherwe. N'ubundi rero iyaba natwe twari dukomeje kugira icyo cyizere. Murabona rwose ko cyamaze kuba amafaranga deja, cyamaze kuba amafaranga, kandi uwitwa Jado yigeze abivuga kera, avuga ati ijwi ryanjye rigiye guceceka kuko ibintu bimaze kuba amafaranga, hari n'uwahagwa hari n'uwakubaza ngo uri kunshakaho iki, ko arizo nimayiningiye, uri kumbwira iki, urambaza iki? Ngayo nguko. Kera mu bihe byashize nigeze nkora ikiganiro hano ku rubuga, ndababwira nti ntabwo ari inzoga y'inkera abantu birirwa bingingira abantu. Kera iyo umuntu yataraga inzoga bikarangira ibaye inkera ntishye neza, yahamagaraga abahisi n'abagenzi kugira ngo baze bayimukurire aho ngaho, ntiyabaga iryoshye, nta mucuruzi wari kuyirangura ngo ajye kuyicuruza, nta gaciro gafatika yabaga ifite. Yahamagaraga abahisi n'abagenzi kugira ngo baze bayimuvaniraho. Mu Kinyarwanda baravuga ngo abaryaza ngo ukubira cyane ugakuramo n'ubugi bwari burimo. Ni ukuvuga ngo rero ntekereza ko abumvise barumvise, kandi abo igomba kuzagira umumaro izawubagirira, n'abagombaga kuyimenya bakazasigara babara inkuru nabo ni uko bimeze. Ahasigaye rero ubwo umuntu wese nyine amahirwe twarayajugunyiwe, umuntu ni uko yaprofita uko ashoboye, ariko kutita kuri nubwo umunsi ubona ntacyo bitwaye, ariko hari igihe uzarugereta, harimo abazicuza. Ngayo nguko. Nanjye mu bantu bari gukuramo akarengero ndi kugakuramo, nubwo atari ubwa mbere mbivuga gutya. Impamvu ni iyi, ni uko abantu bafite imyumvire itandukanye kuri hari umuntu ufata nk'imari, hari undi wifashe nk'ikiryabarezi kandi yari yimayininze, hari undi wifashe nk'iyamutesheje umwanya, nk'iyamutesheje igihe, hari umuntu uri gufata uwamuhaye link ya akamufata nk'uwamutesheje umwanya. Turi kwitwa amazina atandukanye, reputasiyo zigiye zitandukanye. Icyaba cyiza rero turi abantu bakuru, abazi gusoma amakuru ya wajya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ukayasangaho, kandi abazi ni benshi. Umuntu wa mbere ugufite mu nshingano ni umuntu wakuzanye, kandi usibye n'uwakuzanye akakwinjiza mu mushinga, mu minsi umaze ku rugo ushobora kumenyana n'umuntu wagufasha, wagira gute. Ntabwo tuzakomeza gukigakiga, ntabwo tuzakomeza kwinginga abantu. Hari igihe
bamwe bagira ngo hari izindi nyungu zibyihishe inyuma, kandi twatangiye kugenda tugiramo n'amarisike ubwo umuntu afasha abantu mu minsi mike, umwe wafashije yahura n'ibibazo akaza avuga ngo akaza abigutura ngo ni wowe bimuteje. Abayobozi bamwe bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo, waba wafashije umuntu ejo yarangara kuri telefone ye bakamutwara pasifureze, bakamutwara pi, akaza kureba. Kugira ngo tugabanye izo risike rero, natwe tugiye kugabanya kwiruka ku bantu, ufata umwizerwa wawe. Niba hari ibyo utazi, ufata umwizerwa wawe ajya abikwigisha cyangwa se abigukorera, abigusobanurire. Umwizerwa ashobora kuba umwana wawe, ashobora kuba umufasha wawe, ashobora kuba inshuti yawe bisanzwe ifite ikikurusha. Kandi njye ku ruhande rwanjye nagerageje no kugenda mbarangira abantu bafite ubumenyi bwimbitse buhagije bwazabafasha kurushaho kuryoherwa n'iyi mitungo yacu. Jyewe uruhare rwanjye mwararubonye, ntabwo ndi umutekinisiye, ntabwo ndi umuhanga, cyakora numvaga mfite umuhamagaro wo kubagira inama, wo kubakangurira pi. Ikigero rero tumaze kugeraho, navuga ngo uruhare rwanjye nararusoje. Abandi bakeneye ubundi bumenyi ntibazaze kubumbaza rwose. Dufite umuhanga witwa Sowamu mu Rwanda, ni umutekinisiye ufite ibintu wabyize bisobanukiwe. Hari n'abandi bagenda babyigisha hirya no hino. Njyewe nagerageje no kugenda mbaha linki y'abo mwazajya mubaza amakuru akurikira. Njyewe rwose diro yanjye igarukira hano muri pi na pi netiwaka. Ibindi byo guhuza apurikasiyo iri hanze ntabwo nshaka kubyinjiramo, ntimuzabimbaze mwuka byaramo. Ngayo nguko rero, ariko umushinga wacu aho ugeze hararyoshye. Yaba abantu bari birengagije ibibazo bafite, bakaba bihanganye gatoya kuko imbere ni heza. Murakoze rero, mukomeze mu mayiningi.